Zimwe mu ntambara ziteza amagara mu bashakanye rukabura gica harimo ingeso yo gucana inyuma, yaba ku mugore cyangwa se ku mugabo. Iyi ni ingeso yanguru n'ukora buri umwe wese. Gucana inyuma biteza amakimbirane atagira ingano, bituma zagatanye zikomeza kwiyongera mu ngo z'abashakanye uyu munsi. Igikomere giterwa no gucibwa inyuma ntabwo gishegesha abashakanye gusa, kirakomeretsa abasore n'inkumi bateretana basezerana kuzabana. Umunsi ku munsi ingo ziratandukana zipfa ingeso, abasore n'inkumi biyambura ubuzima bazira ingeso. Hari amagana y'ingaragu yakoye kubaka ingo mu ntego zayo, byose biturutse ku bwoba ingeso yabitse mu bantu. Ikibazo gikomeza kwibazwa kuri iyi ngingo ni ukubera icyo abantu bacana inyuma, by'umwihariko reka tuvuge ku bagore. Ushobora gutungurwa uramutse usanze impamvu zose utekereza yuko zaba zituma umugore aguca inyuma arizo wabwira sosiyete. Ibi biratandukanye, ntabwo ari ikibazo cy'amikoro, ntabwo ari ikibazo cy'uburanga, si n'ikibazo cy'intege nke mu gukora amabanga y'abashakanye ufite. Ni ikibazo cy'utuntu twita duto abandi baha agaciro. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku mpamvu 3 zishobora gutuma umugore wawe guca inyuma kandi nyamara bitari ngombwa. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Impamvu ya mbere, wirengagiza amarangamutima ye. Iri ni ikosa abagabo benshi dukora ntacyo twitayeho, nyamara reka dusenyera ingo zacu nta nteguza, nta busobanuro, twabyita gutuntu duto. Mu busore bwacu tumara imyaka ibarwa mu binyacumi dukora amafaranga, byose ari kugira ngo tuzagira urugo ruzinza n'amakimbirane. Dutekereza yuko umunsi tuzaba dufite ingo zirimo amafaranga nta kibazo tuzagira kijyanye n'ibijyanye no gucana inyuma. Iyo tumaze kuzana abagore tukamenyera buri kimwe cyose kirebana n'amikoro, dutekereza ko ibyo bihagije, nyamara ntabwo ibi byonyine biba bihagije. Hari igihe umugore wawe wagerageza kukuganiriza uvuye ku kazi, ugasa nk'utitaye ku byo akubwira, atari uko mufitanye amakimbirane cyangwa se atari uko umwanga, ahubwo bitewe n'umunaniro uvanye mu kazi, aribyo bigira ingaruka mbi ku marangamutima ye. Bamwe muri twe ntabwo akazi gasozwa tugeze mu ngo zacu, ahubwo kanakomeza binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umugore iyo atangiye kubona umugabo atagishaka kumutega amatwi, atangira gutekereza ko nta gaciro ahabwa muri urwo rugo. Abagabo duhora twiruka ku ntego zacu z'iterambere ry'urugo. Iyo umuryango umugabo yaboneye icyo urya, umuryango amaze kubona icyo wambara, inzu yamaze kwishyurwa, amazi n'umuriro byishyuwe, dutekereza ko ibyo ngibyo abagore byo bakeneye ari nabyo baha agaciro. Urakore cyane ngo yambare urukweto rwiza mu bandi bagore, yambare igitenge cyiza mu bandi, nyamara ntabwo byitayeho. Uzi impamvu? Ntabwo abagore bakeneye amafaranga gusa avuye ku bagabo babo, ahubwo banakeneye igihe bahabwa nabo, nibyo bibahisha agaciro kuri bo. Niyo mpamvu hari abavuga yuko abagore badasanga abagabo babo bakurikiye kurya, kuryama no kwambara, kubera ko n'iwabo ibyo byose baba barabibonaga. Abagore benshi bakeneye umwanya bahabwa n'abagabo babo, gusa ikibazo ni kimwe, igihe ni amafaranga, kandi ibi byombi ntabwo ushobora kubitangira icyarimwe ngo bikunde. Igihe wakamuhaye ngo umwiteho, wowe urimo ugikoresha ushaka amafaranga n'ibitunga umuryango. Arakubwira uko umunsi we wagenze, ukamwikiriza bisa nkaho utabyitayeho, kubera yuko intekerezo zawe ziri kure cyane, zikiri mu kazi. Urumva nta birenze, nyamara ku rundi ruhande hari umusore bakorana mu kazi, umutega amatwi, wibuka utuntu duto yigeze kumubwiraho, aribyo yatekereza yuko ari ukumuha agaciro. Mu gihe baganira n'uwo musore atajya kwiyumvamo ikintu atigeze yumva muri wowe. Barumva yitaweho, akunzwe n'umusore bakorana, yumva bahorana, yumva ntacyo yamwiba gifite. Ubucuti hagati ye nawe bukura umunsi ku munsi. Ubwo igikurikiyeho ni iki? Niyo mpamvu birangira agukuyeho amafaranga akajya kuyasangira n'umusore umuha mwanya. Wa musore wikiriza igihe hari icyo amubwira, wa musore umutega amatwi, wa musore umufata mu biganza mu gihe ari mu bihe bikomeye. Nyamara wa musore ufite igihe gusa, kubera ko nta kazi kenshi yakora amafaranga nk'ayo ufite afite. Nguko ko abagabo benshi basuka amarara nyuma yo gufata abagore babo babaca inyuma, ikibazo kigakomeza kuba cya kindi kigira giti, wamburanye iki koko? Wamuhaye amafaranga ni wamuha umwanya, kandi nanone iyo umuhaye igihe ni wite ku nshingano z'urugo zisaba amafaranga, ni bari umugumane. Mu yandi magambo birasa nkaho nta kintu wabikoraho uretse kugira umugore wihangana kandi w'inyangamugayo. Gusa nubwo bimeze bitya, mu kanya gato uvuye mu kazi, gira umwanya wo kwishimana n'umuryango wawe. Abagore bafuhira umwanya abagabo babaha, niyo mpamvu niyo bamaze kubyara rimwe na rimwe basanga bari gufuhira abana babo. Hari igihe utangira kwita ku mwana cyane, wa mwanya wamwitagaho ukagabanyuka. Umwanya ni uw'ingenzi cyane ku mugore. Umukoresha wawe ntabwo yitaye ku mibereho y'urugo rwawe, yitaye ku nyungu gukuramo. Yakemera akakurusha nk'umucakara, ntabwo yitaye ku nyungu zawe.
ibuka ko byinshi ukora uyu munsi ari umuryango wabikorera. Agahinda gakabishe wakura mu gutakaza akazi kawe ni gake ugeranyije n'ako waterwa no gutakaza umuryango wawe ubibona. Nimutandukana mupfa gucana inyuma, muzagabana bya bindi waruhiraga, kandi byose byaraturutse kuko utaramuhaye umwanya. Kuburira umwanya umugore wawe urimo ushaka amafaranga ni ukugira ngo muzagabane imitungo ifatika ubwo muzamutagira kubana, kubera yuko kudaha umwanya ari cyo mugishobora gutuma mwakagana gatanya. Ngiyi impamvu hari abasore bagize ubukene urwitwazo rwo kudashaka, n'abasore bafite amafaranga bagize abagore ibinyangamugayo urwitwazo rwo kudashaka. Buri umwe wese muri aba ngaba aba afite ingingo ifatika ku ruhande rwe, kandi ibyo ntacyo twabikoraho. Ibi nibyo bibazo bihoraho mu mutwe wacu. Ninshaka umugore ntafite amafaranga tuzabaho dute? Ese azanyemera ko nshimiye ko mfite amafaranga? Nzakuraho umukobwa utazazanwe n'imitungo yanjye. Ingingo ya kabiri, umukobwa mukundana uyu munsi birashoboka yuko ari wa mukobwa ukunda kwigaragaza cyane. Ni wa mukobwa ukurikira hashizeho, ugasanga n'ubundi umusanzwe yarakomeje akunda n'abantu bagiye batandukanye. Abantu benshi iyo tugiye guhitamo abo dukunda, akenshi hari igihe twita kuri babandi abasore bose bakunda, nyamara bitewe n'uko ari abakobwa b'uburanga. Ahahisehe hari igihe barabanje gukundana n'abantu benshi bigaragara yuko atari wa mukobwa ujya ukunda kuguma hamwe. Uyu mukobwa iyo amaze kuva mu buzima bwo gukundana n'abantu benshi nk'uko yahoze abikora bitewe n'uburanga bwiza afite, atangira kumva asa nkaho hari ikintu ari kubura uyu munsi. Ni wa mukobwa abasore bose barangamiraga, wa mukobwa abasore bose bahoraga bifuza ko bari kumwe nawe. Uyu mukobwa umeze gutya biragoye yuko uzamuhaza amarangamutima ye ugereranyije n'uko yari ameze. Aracyifuza ikintu cyo kugira ngo akomeze ashimwe mu bandi bantu, by'umwihariko abasore. Iyo akugezeho ukamugumana uri umwe, akaba ari gusa muhurana, akaba ari gusa umusohokana, akaba ari gusa murarana, akaba ari gusa byuka abona, ntabwo ari ibintu akomeza kumva ameze neza bitewe n'uko atabimenyereye. Aho yumva hari ikintu abura, arabura bwa buzima bwe bwa kera bwo kugendana n'abantu benshi. Ntabwo yumva ahagijwe nawe gusa, aracyifuza bwa buzima bw'umukobwa bwo kuba yaravuganaga n'uyu akavugana n'uriya uko ashatse. Aba yumva kuri we hari 90% by'ubwigenge yari afite bwatakaye. Gukunda umukobwa umeze gutya bigushyira mu kangaratete ko gucibwa inyuma, kubera ko akomezaga yirukanka kugira ngo abantu bamukunde. Aribyo azakomeza gukora, akomeze gushaka kwikurura abasore b'abandi cyangwa se abagabo b'abandi. Umukobwa umeze gutya byanga bikunda azaguca inyuma nta rundi rwango, nta n'irindi kosa mukoreye. Akenshi ngo bigoye yuko hari ikintu wakora kugira ngo ubuze kuguca inyuma. Mu gihe azakomeza gushaka ubucuti ku bandi bizarangira guciye inyuma. Ubundi bivuga yuko nta bucuti bwo hagati y'umusore n'inkumi bushingiye ku rukundo rwaho gusa. Akenshi byose bishingira ku gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya gatatu, umukobwa mukundana uyu munsi birashoboka ko atagukundaga rwa rukundo rw'ubucuti, rwa rukundo rw'amarangamutima, ahubwo aragukundiye uburyo witwaraga, uburyo wambaraga, uburyo wagaragara mu bandi, uburyo washimwaga n'abandi. Nyamara muri we akagenda aricyo akurikiye gusa nk'ukurikiye icyubahiro cyo kugira ngo bazavuge bati ninjye washatse neza. Nyamara muri we ari ibintu yihatagamo. Iyi ni impamvu ikomeye cyane kandi abantu benshi bakunze kwisangamo. Abakobwa bakunda gukunda abasore bashamaza abantu benshi. Wa musore wambara neza, wa musore abantu bavuga neza, wa musore ugaragara neza mu bandi, ariko nyamara rimwe na rimwe bitajyanye n'amarangamutima yabo ko abategeka. Akavuga bati umunsi bazaba bambona ndi kumwe nawe bazaba bavuga yuko ari njye washatse neza. Umunsi abandi bakobwa bazaba bambona ndi kumwe nawe bazajya bamfuhira. Ugasanga umukobwa ugukunda nicyo wicyo akurikiye ku musore. Iki gihe ukomeza gukora amafaranga, ugakomeza kwiyitaho uko bikunze, ukaba waramukunze bya nyabyo, nyamara we mu mutima atari ko byari bimeze. Iyi ni imwe mu mpamvu ituma noneho umukobwa avuga ati ibi byose namaze kubigeraho, uwo nashakaga barwaniraga n'ibyo wamutsindiye. Ubundi agatangira noneho gushaka gukunda nawe wakunda by'amarangamutima gusa, atagendeye kuri bya bindi byo kuvuga ngo uyu nguyu ushamaza abantu benshi. Iyi ni impamvu imwe ikomeye ya gatatu ikunze gutuma abasore benshi bacibwa inyuma n'abakobwa nyamara ntako batagize ngo bakomeze kubitaho. Impamvu nk'uko intego zabo mu gukundana ziba zitari zimwe. Ntagukunze ntacyo nitayeho nk'umusore, nyamara nk'umukobwa yagukunze yitaye ku buryo abantu bagukundaga, nyamara we atitaye ku buryo we yagukundaga cyangwa se yakwiyumvagamo. Amarangamutima ni igice gikomeye cyane mu rukundo. Iyo yangiritse n'urukundo rurangirika. Abasore benshi dukwiriye gushyiramo imbaraga mu gihe duhitamo abo dukunda, tukabanza gukora ubusesenguzi buhambaye, rimwe rimwe tukagisha inama.
nubwo bitoroshye yuko wapfa kubona umuntu ugukunda uyu munsi bya nyabyo, gusa birashoboka ugendeye ku mateka yiwe y'ubuzima bwe bwamubanjirije. Banza umenye umukobwa mukundana, niba muri we ari wa muntu ugira amarangamutima menshi, wirinde kuyagabanya mu gihe cyose hari ikintu gishaka kuwutwara umwanya. Muha umwanya uko ushoboka kose, kubera yuko umwanya ari uw'ingenzi cyane mu kubaka urugo. Banza umenye amateka y'umukobwa mugiye gukundana, kugira ngo utazisanga uri gushaka wa mukobwa n'ubundi utashobotse, bitewe n'uko hari abakobwa bamaze kwiyandarika bigira nk'indaya ku buryo ntacyo babikoraho ngo umuhaze wenyine. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu bakomeye cyane, bamwe bazwi cyane nk'abantu bakora ku mbuga nkoranyambaga cyane, bakamishije b'abakobwa. Ni wa mukobwa wishakira kujya agaragara mu ndirimbo ari kubyina ngakora amafaranga, wa mukobwa ushaka kujya ahora muri hoteli, nyamara urugo rwabo rwubakirwa muri hoteli, urugo rwubakirwa mu rugo. Niba ari wa mukobwa ushaka kujya asohokanwa, wa mukobwa ushaka kujya arebwa, wa mukobwa ushaka kujya yambara twiza tugezeho buri gihe, nyamara n'ibyo yari afite atanyuzwe nabyo, uyu mukobwa biragoye kuba wazamutunga ngakubera umugore urugo rukomere. Ni munyemere igice cy'ikiganiro tugisoreza aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.